kana subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Miriwe neza nshuti bakunze komeza kubana hano kuri channel yanyu ariyo yacu. Uyu munsi nakuzaniye application iri gutanga amafaranga. Murabizi tubana mu bintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ikoranabuhanga, ariko ibi bintu nkuzaniye birizewe kandi birakora cyane. Abantu benshi bari kubikoresha hano mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu byo hanze. Birizewe. Iyi website iri gutanga amafaranga, uri kuyikorera amafaranga, ukareba video, ugakora subscribe, ukareba flow, ugakora like ku Facebook ndetse n'ahandi, ugatanga screenshot bakaguha amafaranga. Ibi ngibi rero biroroshye. Ukimara kuba wayinjiramo urahabwa bonus y'amafaranga 500. Numara guhabwa bonus y'amafaranga 500 ndakwereka uburyo uri buze kuba wayabikuza, ukoreremo n'ayandi menshi cyane ube wayabikuza byibuze ku munsi. Nukora neza uzabyibuze winjiza amafaranga agera ku 2,000 ubikuje ku munsi. Waba ufite akazi waba udafite akazi, waza ugerageza wenda mu gihe ubonye akanya upfa kuba ufite mega ugakorera aya mafaranga. Biroroshye cyane kandi reka dutangire twiyandikisha. Ngiye ya mbere narayabikuje, ako ngiye gutangira niyandikishe ku yindi account. Ikiza kirimo ushobora kwiyandikisha kuri account nyinshi cyane ukaba wakora amafaranga menshi noneho bitandukanye utakizera ko ari by'ukuri. Gusa reka ubirebe neza step by step. Reka dutangire. Aha tugiye gutangira twandikamo, tugiye gutangira hano twandike kuri iyandikishe. Ndaza kuguhereza link muri description kugira ngo uyandikishe kuri no application. Biroroshye cyane. Ngiye nafunguje kuri MTN. Urabona ko ahangaha ndi nayingezemo, hano nayinjiyemo. Iyi ni website nayinjiyemo, akundi gushaka kwiyandikisha. Nimara kwiyandikisha bundi bushyashya kugira ngo baduheze niyo bonus y'amafaranga 500. Ariko udashyizemo inyuguti nkuru, hano ushyiramo nomero yo gukoresha 0787474647. Hano nurangiza uze wandikemo username. Username yo gukoresha urandika mu nyuguti ntoya, ubyibuke tuyisenge wenda. Nubona izina baryanze urenzeho umubare kuko hari usanga barikoresheje. Wenda reka ngiye na urenzeho hakiri kare. Enda nkoreshe aya ngaya. Hano nze kuri password. Password yo wibuke gutangiza inyuguti nkuru. Andika wenda tuyisenge. Ongere ya password uyisubiremo neza witonze. Nurangiza uzo kandi hano iyandikishe. Kimara kuba wakiyandikisha urahita wakira bonus y'amafaranga 500. Urabona ko ukigeraho byakunze neza cyane, urahita ubona bonus y'amafaranga 500. Urabona ko bari kutubwira itangazo, ushaka wenda kugura views n'ibiki byose wahamagara kuri ino nomero. Iyi ni notification itangazo batanze. Noneho kugira ngo urebe ko iyo bonus bayiguhaye urakanda hano kuri reba yifite. Ahangaha nimba utari kuhabona, ahangaha nurangiza ukandeho ureba yifite. Urabona ko dufiteho amafaranga 500 ya bonus. Urabona ko dufiteho amafaranga 500 ya bonus. Ahangaha nimba uri kuhareba, aha urabona ko twabonyeho amafaranga 500. Gutyo biroroshye cyane. Urahita uza hano handitse imigabane kugira ngo ushore wemererwe kuyabikuza. Aya 500 tugiye kuyifashisha dushore. Nubona ubikunze naho uraza kuba wenda wanashora nandi. Nuza kuba kunze no application ubaye udafite n'ikishoro, biroroshye kuba wabikora. Ukigera ahangaha uraza wenda ugure umugabane 500. Wabonye ko dufite 500 ya bonus baduhaye, tugiye kuba twaguramo umugabane kugira ngo twemererwe kureba video dutangire dukore amafaranga muri no website. Uraza kandi hano 500, uraza kandi hano handitse ugure. Ahangaha nimba uri kuhareba kandi ugure. Nurangiza kandi yego. Ushaka kugura umugabane 500, urangiza kandi yego. Tegerezeho gatoya. Uraza kandi hano ahangaha kuri video. Aha numara kuba wagura umugabane
ukande kuri video urebe video utangire winjize amafaranga. Ukiri aha ngaha urabona ko y'amafaranga bahise batwara twaguzemo umugabane, tugiye gutangira kuyakorera. Turaza hano kuri reba video, aha ukandeho aha ngaha cyangwa hano. Hari video nyinshi zo kureba, ni nyinshi cyane byo. Hari video nyinshi ushaka zose wareba ukira. Hari uburyo rero wakoreramo amafaranga ureba zino video, biroroshye cyane. Wenda reka turebe video ya mbere. Video bayigeneye amafaranga 20, kuyireba amasegonda atarenze 5 10. Kanda hariya kubitsa, nurangiza uze uhitemo uburyo bwo kubitsa. Uraza hano uhitemo umurongo ugiye kuba wabitsaho amafaranga, tegerezeho gatoya. Nusoza uze ahangaha uhitemo amafaranga ugiye kuba washyira. mu gihe gushyiraho foke 4,000, nandikemo umubare w'amafaranga, nindangiza nandikemo komeza. Hano hasi nkande kuri komeza, sinzi niba kuhareba aha hasi, aha komeza, dutegerezeho gatoya. Nitugera ahangaha baraduhereza aho nomero turi bushyireho amafaranga. Dukande hano hino kuri kopi, aha kopi, dukande kuri kopi. Nitumara gukanda kuri kopi, turaza amazina ni Nyiracyuma Vestine, niyo tugiye kuba twakishyiraho. Niturangiza tuze duhitemo screenshot, twandikemo nomero twakoresheje twohereza. Nurangiza ukande bitsa. Reka tuze ahangaha tubikore. Tukande akanyenyeri 182 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 akanyenyeri, dufate ya nomero twashyizemo, tuyikopiye, dushyireho urwego, twemeze kuri simukadi iriho amafaranga. Urabona ko ari Vestine nk'uko babitubwiye. Tuze dushyireho umubare w'amafaranga 4,000. Nidusoza turaza twandikeho, mushyemo umubare w'ibanga. Urabona ko byakunze, amafaranga yamaze kuba yagenda. Niturangiza turategereza message, dufate screenshot y'iyo message nk'uko ubireba. Tubaza dufate screenshot y'iyo message. Ndabona screenshot
yaje dufate screenshot. Tumara gufata screenshot tuze tugaruke inyuma, tuze kuri Chrome, tugaruke kuri website, niturangiza tuze dushyiremo message. Ahangaha dushyiremo iriya screenshot yari amafaranga, niyo iyi ya mbere. Umara kuba wayishyiramo ikaba yabaye uploaded, uraza wandikamo nomero yohereje amafaranga 793231857. Nurangiza byandike neza, nurangiza kandi ibitse, tegereze amafaranga agere kuri konti. Urategerezaho gatoya amafaranga agere kuri konti, tegereze agere kuri konti tuguremo umugabane, niturangiza tube twakura amafaranga. Ubu ni uburyo bwo gushora, hari uburyo bwinshi wayakorera utashoye, urahari nabwo ndi bukwereke. Hari uburyo bugera kuri 5 bwo kuwakirizamo amafaranga. Hari uburyo bwo gushora, hari uburyo bwo gukorera ay'ubuntu, guflowinga kuri TikTok, kureba video kuri YouTube ugatanga subscribe, ni ibintu byinshi ndi bukwereke byose, urebe video yose kugeza irangiye. Nako byiza cyane, tegereza amafaranga ubikira agere kuri konti yawe, niko batubwiye. Turategereza amafaranga agere kuri konti, kuko ubireba amafaranga aratugeraho mu gihe kingana n'iminota 5. Tube dutegerejeho gato. Urabona ko transaction yabaye successful. Niturangiza dusubire inyuma gatoya, dutegereze ayo mafaranga abanze atugereho. Namara kuba yatugeraho, turayashyira kuri konti tuguremo umugabane. Urabona ko ataraza, aracyari 0.6 kuko ayandi yose twayabikuje. Turategereza. Ndakwereka n'uburyo wabitsa amafaranga kuri ino website ukaba wagura umugabane byoroshye. Ubu ni uburyo bwa mbere bwo wakura amafaranga mu gihe waba washoye. Uburyo noneho bwa kabiri ni igihe utaba washoye, iyi bonus ukayibikuza utashoye, biroroshye. No kubanza ukabigenza kuriya, ariko mu gihe ugiye kubikora gutya uraba washoye. Namaze kubitsaho amafaranga 4000 n'inkanda kuri hano. Ureba ayo ufite, sizi nimba uri kuhareba ahanditse ngo reba ayo ufite. Aha nkuko ubireba, uraza ukandeho. Urabona ko mfiteho 4000. Ndahita nza hano rero kuri kugura umugabane, ndakanda hano kugura umugabane. Sinzi nimba uri kuhareba ahangaha, kugura umugabane. Ninsoza kugura umugabane, noneho ndebe video nyinshi zishoboka, nkora amataske, nkora ibiki byose. Byibuze ku munsi nzaza ninjiza amafaranga agera ku 2000 bya buri munsi. Biroroshye cyane. Ibi wabikora waba ufite akazi, waba udafite akazi, waba wicaye mu rugo ugakora amafaranga make, si menshi cyane, sinavaho ni menshi cyane. Biranagoye ko wakura amadolari menshi cyane nyine utakoze. Ibintu byose bisaba kuba wakoze. Uraza wenda ngewe namaze gushyira amafaranga 4000, ndaza ahangaho kugura umugabane w'2000. Nindangiza mukandeho. Uyu mugabane ngiye kuba nagura uzamara iminsi 20. Nintumira abantu 3 bazampemba. Nindeba nzaza ndeba video 17 ku munsi, nkore n'amataske. Nindangiza birangira. Urabona ko ushaka kugura umugabane, niko bari kumbaza. Barambwira ati emera yego nimba ushaka kugura umugabane amafaranga 2000. Ndakanda yego. Ahangaha nimba uri kuhareba, ahangaha ndaza nkande yego. Ahangaha nimba uri kubireba, nindangiza nkande yego nemere kugura umugabane. Nimara kugura umugabane, bagiye kumbwira ati byiza cyane umaze kugura umugabane. Noneho nimba maze kugura umugabane, ndasubira ahangaha inyuma turebe video twinjize amafaranga. Mbere na mbere reka nkwereke y'amafaranga 2000 nari mfite, ahise agenda nsigaranye 0.6. Urabona ko nsigaye 0.6, akiyo nza kuba ntarabikuje masigaranye 0 gusa, ariko narabikuje hasigaraho 6. Noneho bimpesha kuba nabitsa bitewe nayo nakoreyemo mbikuje, ndongera ndabitsa kugira ngo
mbashe kuba nakorera menshi ashoboka. Biroroshye cyane rero nawe wagerageza amahirwe, ndaje nkwereke n'uburyo bwa task. Ubu ni uburyo bwo kuba washoye. Uraza ukanda hano handitse video, nimba utari kuhareba reka mbakwereke ahanditse video ahangaha. Numara kuba wahakanda, numara gukanda ahanditse video utegereze gatoya. Buri video baba bayigeneye amafaranga 20, iri amasegonda make cyane bakakubaza akantu kabazo gatoya kugira ngo barebe ko utari robo, uri umuntu uri gukoresha iyo application. Ntabwo wagatsinda kuko kaba koroshye. Bashobora kukubaza ati se wenda rimwe guteranyaho rimwe ni kangahe? Ibi ni ibibazo byoroshye, nawe wasubiza ugashyiraho 2 ugatwemeza igisubizo, bakaguha amafaranga yawe ukajya kuri konti, kandi wemerewe kubikuza byibuze rimwe ku munsi. Urakorera ukabikuza rimwe ku munsi bitewe n'uko ubishaka. Ushaka kwabikuza na rimwe mu cyumweru nk'uko ubyifuza. Uraza ukande hano handitse video, nubwo ndi kubona network zirimo kugenda gakeya, urategereza. Urabona ko batangiye kutwereka video, turayireba amasegonda makeya. Urabona ko iyi ni video ya Katari, ndakeka benshi muramuzi. Turayireba amasegonda makeya kuko nawe yishyuye kugira bamukorere ibi bintu. Turategereza yibare nigera ku 100, baratubaza akabazo gatoya. Baraza kubaza ko 2 guteranyaho ni 2, urasubiza ikibazo kugira ngo baguhereze ari amafaranga. Araba ari 4, nurangiza wemeze igisubizo. Urabona ko atuye ngo byiza cyane, ukoreye amafaranga 20 mu kureba video. Reba video nyinshi kugira ngo utsindire amafaranga menshi. Uraza rebe na video ya 2, utegereze. Ubwo reka tuzirebe zose vuba mu masegonda makeya, dukomeza tunabikuze aya mafaranga. Ukimara gukanda ahangaha handitse video, uraza ukande hano handitse reba video. Aha handitse reba video, aha ni harimo video nyinshi zo kureba, harimo video nyinshi ntabwo wazazirangiza. Wareba ugacoka ukinjiza amafaranga, warangiza ugahita uyabikuza kuri Momo ako kanya. Ndaje nkwereke kuko ndahita nanabikuza, nkwereke ko bikunda kubikuza. Ndaza wenda aha mbere kuri no video ya mbere. Udatinze reka tujye kuri time wall tubikuze amafaranga wakoreye kuri time wall. Ugiye kwereka uburyo wabikuzamo aya mafaranga. Biroroshye cyane kuba wabikora, nawe wagerageza ugakorera amafaranga kuri ino website. Biroroshye cyane, washora uburyo bwinshi wakuramo amafaranga utashoye, wamara kuba wayakorera ukajya washora. Niwumva ubyizeye neza ni byiza kuba wahitamo gushora, kuko ngewe ibyo gushora byo nabisoje kakiri kare. Reka nkwereke, urabona ko namaze kubona amapointi 525 maze gukoreramo amatask atandukanye, kuko nakweretse uburyo uyakoreramo. Andi 432 urabona ko ari pending, nayo ni amafaranga ari buze kuba yaza. Ko mu gihe ataraba pending, reka tubaze tubikuze aya ngaya yabaye pending. Biroroshye, uraza ukanda hano hari utudomo 3, nako hari uturongo 3, urangiza uhakande. Nurangiza kuba wahakanda, uraza umanuka hasi ukanda hano handitse withdraw, ubikuza withdraw. Tegerezeho gatoya ubikuze aya mafaranga muri no website. Ngiye kwereka n'uburyo tugiye kugeza kuri Momo yacu. Biroroshye, nawe wagerageza amahirwe ugakorera aya mafaranga. Uraza ukanda hano withdraw, ahangaha withdraw 52,500 uyabikuze ajye kuri website tuyabikuriza hamwe n'ayandi twakoreye. Harimo uburyo bwinshi bwo gukoreramo amafaranga. Wowe ufite umwanya, wowe ufite byinshi byo kuba wakoramo ahangaha, wagerageza gukoramo amafaranga muri ino website. Ubaye ufite akanya witonze, ushobora gukoramo amafaranga arenga 5,000 ku munsi.
byose birashoboka. Urabona ko amafaranga ari kwibara ajya kuri website yacu. Reka tujye kureba ko amafaranga yageze kuri website tubikuze ako kanya. Tukigera ahangaha turaza turebe kuri website yacu ya Reba Win, turangiza tukande reba ayifite. Urabona ko hariho 380. Reka nkore refresh kugira ngo tubanze tuyarebe yose amaze kugeraho tubone kujya twabikuza. Urabona ko dufite 380 tumaze gukorera muri no website tutashoye. Reka nze nkwereke rero uburyo uri buhite unayabikuza. Reka nkwereke ariya tubikuje nayo ndakeka yongereyeho. Koze refresh, urabona ko tugize amafaranga 733. Tugiye rero kubikuza aya mafaranga. Turakanda hano kubikuza, nimba utari kureba reka bakwereka, urakanda hano kubikuza. Ahangaho kubikuza, kimara kuba wakanda kubikuza urategerezaho gatoya ubikuze amafaranga arahita atugeraho. Ndaje mbikwereke ni 733. Ndakwereka na message kimara kuba nayabikuza. Saya ngaya gusa amaze kubikuza, nabikuje amafaranga menshi, ariko reka tubanze tubikuze nawe kugira ngo wizere ino website ube wayikoresha. 733. Urashyiramo nomero ugiye kuba wayashyiraho ayo mafaranga. Ikiza kirimo hano wakorera amafaranga menshi ukayabikuza kuri nomero imwe. Ushobora gufunguza account zigera muri 10 hose ugakoreraho amafaranga ukaza ubikuza kuri nomero imwe yawe. Biroroshye, uraza wedushyiremo nomero yawe 0793231857. Iyi nomero iri WhatsApp, ugize ikibazo wambaza wanampamagara ngakusubiza nkaba nagufasha wakorera amafaranga kuri no website. Urangiza ukanda hano kubikuza. Nkanze kubikuza, turaza duhitemo aha hejuru handitse ngo hitamo. Aha handitse hitamo, aha nimba uri kuhareba uraza uhakande uhitemo uburyo bwa MTN Mobile Money. Numara kuba wabihitamo uraza ukanda hano kubikuza. Tegereze gatoya, ntago biri butinde. Urabona ko atubwiye ngo byiza cyane amafaranga ubikuje akugeraho bitarinze amasaha 24. Urabona ko naya ngaya ariyo mperutse kubikuza vuba aha ngaha. Ngiye kuba nakwereka andi mafaranga uburyo wayakorera kandi menshi cyane. Nyuma gatoya ndaje nkwereke uburyo ari butugireho, nkwerekana message y'amafaranga yageze kuri Momo. Tudatinze urabona ko amafaranga yamaze kuba yatugeraho aturutse ku muntu witwa Maria Rose wa Maria. Urabona ko amafaranga yatumaze kuba yatugeraho kuko urabona nahangaha kwari kwabikuje 293 nawo kuri Maria Rose wa Maria. Ayo yose n'amafaranga amaze kuba yangeraho. Byose biroroshye cyane kuba wabikora, nawe wagerageza amahirwe ugakoramo menshi ashoboka. Waba byiza ukaba wanashora, ushoboye ni gukuramo menshi kandi murakoze cyane.